dutangiye filime kacu kuri uyu munsi adutangiranye na couple yari iranga muri restaurant bigaragaye ko yari yasohotse irimo irarya gusa ariko umukobwa uranga bigaragaye ko atishimye afashe ibyo yarimo arya yandika ijambo help cyangwa se ubufasha ku isahani yiwe akoresheje ibyo yarimo ararya. Hanyuma umukobwa uranga w'umuseriveri yaraje ati ese nasukura ibintu byose birangaha? Umugabo ati yego rwose. Umukobwa ati ariko uze kureba ku isahani witegereze neza kuri iyo sahani. Hanyuma umusore uranga bafashe umukobwa akaboko ati urimo urakina iyi mikino none haka kanyisha ati urimo urakina iyi mikino. Bigaragaye ko uyu mugabo cyangwa se umusore uranga arimo nyine akatera ubwoba uyu mukobwa cyangwa se amufata nabi. Umukobwa wundi ati umuseriveri ati hari ikindi kintu mukenera? Umusore ati aruzuye arahaze rwose ati yahaze. Umukobwa atari kunda cyashonje ndacyakeneye kurya. Hanyuma umuseriveri ati okay none nta kibazo. Ati umukobwa ati uze kunshyiriraho amakaroni ukirireho n'umureti kandi uze no kunshyiriraho ibyitwa ji cyangwa se sobeti unshyirireho n'akaji. Hanyuma umukobwa cyangwa se umuseriveri akomeza kwitegereza ati koko se ati se ko nzi ko iyo ji nawe dufite hano ati iyo ji utumije hano nawe dufite ariko umukobwa ari kuyitegereje neza hano ibyo umukobwa aramwandikiye itahuza ibintu byari amagambo hano uko akurikirana ari atatu abona havemo ijambo SOS cyangwa se bivuga save our souls cyangwa se bisa nkaho ari gutabaza nyine asaba ubufasha nyine nicyo ari amagambo asobanura. Hanyuma umukobwa ati ndakeka ibyo ushaka nabimenye cyangwa se nabisobanukiwe. Umugabo ati nyumva neza mukuru ati ibi turuzuye nta kindi kintu dukeneye turahaze rwose ati ntabwo byumva. Umukobwa ati okay. Umukobwa ati ariko ngenda cyashonje. Umusore ati ntabwo mbyitayeho niba ushonje ibyo ntabwo bindeba ati ahubwo muzane sheke turebe. Umukobwa ati okay nta kibazo none ariko ndabanza nsukure ibintu byose biri aha ngaha ati reka mbanza nsukure iyi meza. Hanyuma ikigabo gikomeza kwitegereza umukobwa kwa mwanya seriveri itagira gucyaka akimenaho amazi. Ikigabo kiti reba ibintu nkoze ati reba ibintu nkuri. Umukobwa ati mbabarira rwose nyakubahwa ati ndakwinginze rwose mbabarira pe. Umugabo ati mana yanjye ati ibintu ukoze ati waga seriveri we. Umugabo yararakaye nyine gukamwanya ati abwira wa mukobwa bari bicaranye kumeza ati ugume wicara aha ngaha mpaka igende boze kugarukira cyangwa se uze kumbona. Hanyuma nta kindi cyabaye nyine umugabo agize gutya itava ngaho itajya kwihanagura nyine muri dushe cyangwa se mu cyumba cyo buruhukiro. Hanyuma umukobwa umuseriveri yabwiye umukobwa ati irukanga. Umukobwa ati ndirukanga hisi ahantu nanyu ubwanjye simazi. Umukobwa ati reka mwereke rero difata ku ntaki zanjye hari hanze hari imodoka ugende wicare mu imodoka yanjye nyine iri hanze ugende yicaremo ati ndaje mu kanya. Umukobwa nta kindi cyabaye nyine isosoka ava ngaho nyine ajya kwicara mu modoka y'umuseriveri uri aha ngaha nyine. Hanyuma umuseriveri nta kindi cyabaye nyine isaza hano ku wundi mugabo uri aha ngaha nyine bigaragaye ko ari we boss w'aha hantu. Umukobwa ati nyakubahwa ati dufite umuntu mubi cyane dufite umugabo mubi cyane ugiye mu cyumba cy'uburuhukiro. Ati hari umugore we cyangwa se umukobwa bari kumwe ansabye ubufasha nyine ambwiye kumutabara nyine. Umugabo atari ku byo bintu biteye ubwoba ati umugabo agiye hehe? Ati umugabo agiye kwisha nyine mubwirira umukobwa wagiye mu modoka hanze. Hanyuma cyo kigabo cyise cyongera kiragaruka. Hanyuma umukobwa ati nguriya sa nyakubahwa nguriya hariya ati hamagara polisi. Ikigabo hano kiba kigize nk'igitinya nyine kigira ubwoba. Hanyuma umugabo arahindukira yitegereza umuseriveri uranga ati agiye hehe? Umukobwa ati ntabwo mbiza ariko njye ntabwo nzanagiye rwose. Ikigabo gikomeza kwitegereza umuseriveri uranga. Hanyuma cya kigabo bigaragara ko ari boss kiti yagiye mu modoka iri hanze y'umweru ureba ahantu binjirira nihiri. Ikigabo kiti ndaje mwereke ndamwigisha isomo ry'uko atazongera kwirukana n'umunsi n'umwe. Hanyuma umukobwa yitegereza boss ati kuki umubwiye ahantu uriya mukobwa yagiye? Ikigabo kiti boss ati uriya mugabo uzuwa ari ariko ati ntabwo muzi. Ati uriya n'umwana wa Meya ati ntabwo muzi. Umukobwa ati none sibyo bimaze iki ko uri umwana wa Meya? Umugabo ati uzi kuri uyu mugabo ariko turamutse duhanganye nawe ejo ahantu hose baba bahafunze ati ejo nta nubwo twazongera kurya. Umukobwa ati none zikariya kana k'inzira karengana ati ntabwo bino bintu nabyihanganira. Umugabo yitegereza gutya kurura umukozi we cyangwa se boss itakurura umukozi hano. Hanyuma itakurura agatibe nyine yicaraho. Hanyuma umukobwa nyine ubona ko yarababaye cyane nyine nyuma yuko boss we yaramaje gutanga uriya mukobwa amaje kurangira kiriya kigabo nyine aho uriya mukobwa cyangwa se umwana w'umukobwa yagiye kwihisha. Nta kindi cyabaye ikigabo cyise kiza gikomanga ku modoka umukobwa yari yicayemo.
ikigabo gitangira guseka n'umugabo ubona ko umukobwa nyine ari kurira nyine ubona ko ababaye cyane rwose. Umugabo ati sohoka hano. Umukobwa ati ntabwo ndi busohoke, ndeka ngiye nyine cyangwa nyine nubwo nshaka gukomeza kubana nawe. Umugabo ati okay ntabwo ushaka kubana nanjye harya. Hanyuma umugabo nta kindi yakoze isagira gutya zanga afungura imodoka imbere. Hanyuma umukobwa barikanze nta kindi umugabo ugize gutya bacumuye ibitsinga byo mu modoka. Ati ngaho genda noneho turebe shati, genda noneho turebe. Hanyuma umugabo nyine bugara kari kigabo cy'ikirakari cy'ikigome nyine cyagize gutya kita kinacumura imodoka nyine mu mukobwa ataza no kuva aho ngaho. Hanyuma umukobwa nawe hano yari ari kumwe na boss we yakomeje kwitegereza boss ubona ko ibintu byaramucanze nyine. Hanyuma umukobwa nta kindi yakoze yagize gutya afata icupa ry'inzoga bari kubise hasi. Boss barikanze ati umukobwa urakora ibiki? Ati uri muzima? Umukobwa yitegereza umukobwa boss ati niba udashaka gufasha uriya mukobwa noneho ngiye gufata bino bicupa byose mbimenagure byose. Boss ati subiza inyuma iryo cupa aho urikuye rwose. Ati icupa rirahenze cyane, inzoga irahenze cyane, ntabyo uzi se ariko ubundi. Ati ntabwo uzi ukuntu inzoga, ntabwo uzi agaciro k'iyi nzoga. Ati tuza intega amatwi we nkubwire, tuza. Uriya mukobwa n'ubundi ushobora gusanga ari we wateje ibibazo nyine, ari we ugomba uri mu mafuti. Umukobwa turimo aravuga ibiki ariko? Umugabo atari kuki witwara nk'umwana muri bino bintu? Ntabyo uzi koko, twigire nkaho ntabyo uzi koko ibintu ntabyo uzi koko. Birashoboka ko karakana k'agakobwa nyine kakurikiye uriya musore kubera amafaranga nyine kakaba kanakunda nyine iriya mikino bari gukina. Ati nawe wamenya rwose wasanga bari gakunda iriya mikino n'ubundi bari gukina nyine kabyishimiye. Ikigabo hano bigaragara ko nta n'imukino afite nyine cyakomeje gushinjura umukobwa amafuti nyine kivuga ko ngura umukobwa ntashobora kuba nishimiye ibyo bari gukora nyine. Umukobwa ati koko, umukobwa atari kuzi koko nihutaga koko wamugani reka ngende gahoro. Ati urakeka se ahubwo uratekereza twafatiye inzoga tukagenda tukayimuha nk'ishimwe nyine cyangwa se nk'inyushyu yo kumusaba imbabazi nyine ko twamuhemukiye cyangwa se twamwitwayeho nabi? Ikigabo kiti cyane rwose ati ahubwo usumva ahubwo utangiye gutekereza neza. Ati rwose uri umuntu, ati none ndumva utangiye kuvuga neza rwose. Bigaragaye ko kino kigabo nyine cyashaka guha uriya mugabo cyangwa se n'umusore ahangaha ruswa nyine kubera ko ngo uri umwana wamenye nyine. Ikigabo cyangwa cyakomeje kubwira umukobwa ati sohoka mu modoka ariko. Umukobwa ati ntabwo ndi busohoke mva ahangaha, ntabwo ndi buva ahangaha. Umugabo ati urashaka iki kimodoka gishwanyaguza se? Kuko amwe y'umuseriveri yisaza ati nyakubahwa mutwihanganire rwose. Ati iyi nzoga tuyibazaniye nk'uburyo bwo kubasaba imbabazi nyine kuba twawitwayeho nabi. Ikigabo kiti nta mwanya mfite w'ibyo ngibyo rwose. Ati ibyo nta mwanya mbifitiye. Umukobwa ati nafasha se? Ati nagira icyo mbafasha. Umukobwa ati umva we, ati sohoka muri iyo modoka. Dore kandi ngo wa mukobwa uri wamusabye kaza kwicara muri iyi modoka niwe ngo aramusohoramo ku ngufu. Umukobwa atari ko agiye kuvuga ko ari wamubwiye ko wamusabye kuza kwicaramo nyine undi ahita amubwira ati sukamo aho ngaho vuba vuba. Hanyuma nta kindi cyabaye nyine umwana w'umukobwa yabonye nyine ko bose bari kumuterana cyangwa se bose bari bamwanze nyine. Hanyuma umukobwa ugira gutya asohoka muri ya modoka nyine. Umukobwa ahita ahereza za mfunguzo wa mukobwa ati nakwizeye none ndebe niba nkoreye. Umugabo ati reka tujye mu rugo tujye gukina ya mikino yacu. Ati sibyo sheri. Bigaragaye ko kino kigabo nyine kirimo gihohotera uyu mwana w'umukobwa urangaha. Umukobwa ati ntabwo ndi bugende rwose. Ati ntabwo ndi bugende. Umuseriveri ati ariko nyakubahwa ntabwo uzi yuko ufata gutyo umukobwa ku ngufu nyine ari ibintu bihanwa n'amategeko koko? Ikigabo kirahindukira ngo nguki? Atuvuze ngo iki muko? Ati ariko ubundi uzi uwo ndi we? Hari amakuru mfite waba uzi uwo ndi we? Ati nta burenganzira bwo kugira ibyo umbwira aho ngaho, njye mfite uburenganzira bwo gukora icyo nshaka. Ati ngiye umenye ko rwose n'amategeko ntagakora kuri ngewe rwose. Ati ngiye ndi hejuru y'amategeko rwose. Ati niba utekereza no kubahamagara polisi rwose ati uribeshya. Ati rwose ati byihorere pe nta kintu biri bukumarire. Umukobwa ati wowe ati ndabizi noneho rwose ndabizi cyane ko na polisi ntacyagutwara. Ati niyo mpamvu nahamagaye n'abandi bantu nyine batari polisi. Bigaragaye ko hari abandi bantu nyine umukobwa yaramaje guhamagara muri uka mwanya arabahise baza bavuga ngo umuhungu wamenye ari guhatiriza abantu umukobwa kujya kuryamana nawe. Kumba umukobwa yarigize gucyamagara abanyamakuru nyine ku ka mwanya bahita bamanuka n'amakamera n'ibindi na mikoro byose. Ati umugabo ati mwibeshye rwose abanyamakuru mwibeshye. Ati kandi rwose umukobwa ati ni iki cy'ingenzi ariko ubundi kuri papa wawe? Ati wowe cyangwa icyubahiro kiwe? Ikigabo hano cyatangiye kurya iminwa kibura ibyo kivuga nyine. Umukobwa yagiye yishumurije abanyamakuru, yagihamagara abanyamakuru namwe murabazi nyine.
hanyuma ukamwanya wa mugabo w'umukire cyangwa se nyiri ya restaurant nawe se sohoka hanga ati ibise ni bicyo biri kujya mbere hano. Umukobwa ati dore uyu nawe kandi arimo amurengera amushyigikiye mu mafuti. Hanyuma ukamwanya abanyamakuru nabo batangira kumutunga mikoro, kuko kamwanya itangazamakuru abanyamakuru bose baramanuka nyine. Nuko nyine umukobwa yarokutse nyine, umukobwa umuseriveri aragira gutya atabara umukobwa uranga ati rwose uri intwari cyane kuba wabashije kunsaba ubufasha, rwose aturi umuntu ukwiye guterwa ishema nawe rwose. Nuko nyine byagenze nyine umuhungu amwe yajya ku karubanda nyine ibyo yakoreraga umukobwa, mushimira cyane ko banye natwe naho ubutaha.